Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Huye biteye ubwoba n'amayobera ku rupfu rw'umwarimukazi wapfuye urupfu rutunguranye, aho byateye benshi guhamuka abandi nabo bashya ubwoba nyuma y'aho uwo mwarimu ngo yari avuye gusenga ariko akigera mu rugo rwe ahita apfa urupfu rutunguranye. Kuri ubu abaturage, inzego z'umutekano ndetse n'iz'ubuyobozi zaba zatangaje iki kuri uru rupfu rwa nyakwigendera wapfuye urupfu rutunguranye? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba no kwadutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru mabi cyane yumvikanye mu karere ka Huye akomeje gutera abaturage benshi gushya ubwoba, abandi nabo bakibaza icyaba cyishe uyu mwarimu ubwo yari avuye gusenga ariko yabanje kuva mu kazi, bigatera benshi guhahamuka ndetse abatuye muri kano karere ka Huye bakavuga ko abantu bakiri abagome cyangwa ubugizi bwa nabi bukomeje kwiyongera umunsi ku wundi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura, ukihagera usanga abaturage amarira ari menshi nyuma yo kumva inkuru y'icamugongo y'umwarimukazi wapfuye amarabira. Benshi mu bana yigishaga nabo bashya ubwoba bumvise iyo nkuru iteye ubwoba yari imaze gusakara mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura ku gicamunsi cyo kuwa 26 Nzeri 2024. Nibwo batunguwe no kubona umwarimukazi wari uvuye gusenga ageze iwabo mu rugo ahita aremba ubwo yari atambutse inzoka yari iriwe mu rugo. Agejeje kwa muganga ahita abura ubuzima ndetse n'iyo nzoka nayo abantu bari bagerageje kwica nayo ihita ipfa. Ibyo abaturage baheraho bavuga ko iyo nzoka bari bayimuterereje. Abatuye ahitwa Isahera aho ibyo byabereye babashije kuvugana n'itangazamakuru nubwo byari bigoye kuko amarira yari menshi mu maso yabo. Bavuze ko uyu mwarimukazi witwa Yankurije yinjiye mu rugo akikanga inzoka yari mu muryango akayirenga, yagera mu nzu akahita aremba bikomeye cyane, bahita bamujyana kwa muganga igitaraganya. Akigera kwa muganga ahita yitaba Imana n'inzoka nayo ihita ipfa. Bamwe bavuga ko iyo nzoka abantu bagerageje kuyica n'ipfe, bugacya ikirirwaho umupfumu ngo waje bwakeye niwe wayishe ayitwitse. Anavuga ko Yankurije yayitererejwe n'abaturanyi be ari bo Bimenyimana n'umugore witwa Nyirahabimana. Abaturanyi barimo na bene wabo wa nyakwigendera nibwo bahise bajya mu rugo rwabo bitaga abarozi, bamena ibirahure by'inzu nabo barabakubita ku buryo bukomeye cyane. Gusa tukimara kumva ayo mahano yarabereye mu karere ka Huye, twese tuvugisha umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye, avuga ko abakubiswe hafi kwicwa ari Alphonse Bimenyimana ufite imyaka 37 y'amavuko n'umugore we Anonsiyata Nyirahabimana w'imyaka 36 y'amavuko, bazizwaga gukekwaho kuroga umwarimukazi witwaga Maria Jose Yankurije bari baturanye witabye Imana by'amarabira mu masaha 2 z'ijoro ku itariki 26 Nzeri 2024. Mu butumwa yohereje kuri telefone SP Habiyaremye mu magambo ye yagize ati
umugore witwa Yankurije Marie Jose w'imyaka 38 y'amavuko, wari umwarimu ku ishuri ribanza ryitwa Ingenzi. Ubwo yari ageze mu rugo avuye ku kazi yafashwe n'uburwayi ajyanwa ku bitaro bya CHUB. Agezeyo ahita yitaba Imana. Abo mu muryango bakekwa ko yazize uburozi. Ku mugoroba w'itariki ya 27 Nzeri 2024 mu masaha 11, abaturanyi bateye mu rugo rwa bariya bakekwaho kuroganya kwigendera, barabakubita barabakomeretsa bikomeye cyane ndetse banabicira ihene zabo ebyiri zabaga mu rugo rwabo. Polisi yahise itabara ihosha ku kavuyo, irokora abashoboraga kwicwa ndetse n'abandi bashoboraga gukomerekeramo. Gusa umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yasoje ubu butumwa agira ati hafashwe umwe mu bakekwaho guteza ako kavuyo mu gihe hagishakishwa abandi bagize uruhare muri ako kavuyo. Iperereza kandi rirakomeje. Gusa hari abaturage bo muri ako gace bavuga ko atari ubwa mbere uriya musaza n'uriya mukecuru bakekwaho kuroga abo mu rugo rwa Yankurije, ngo kuko hari n'umwana mutoya wabo wapfuye n'ubundi hagakekwa ko yishwe n'uriya musaza n'umukecuru we. Gusa abaturage bo muri ako gace nabo batunguwe kuko baracyahamya neza ko iyo nzoka bari bayiterereje nyakwigendera, ngo kuko ubwo yari amaze gushyiramo umwuka nayo nibwo yahise ipfa ako kanya. Abaturage na n'ubu kwiyakira byanze bitewe n'uriya mwarimu ngo warangwaga n'umutima mwiza cyane wapfuye urupfu rutunguranye, ngo yishwe na bariya bagizi ba nabi. Nuko bo ariko barimo barabyemeza, gusa ubuyobozi bwo ntabwo bubyemeza ko ari bariya bamwishe, ngo kuko n'amarozi ntabwo yemewe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa abaturage batuye muri kano karere na n'ubu kwiyakira byanze, nyuma y'uko uwo mwarimu n'ubundi yari asanzwe anafasha abantu benshi bo muri ako gace, kuko na n'ubu harimo abana yareraga. Ndagushimiye wowe twabanye mu makuru yacu uyu munsi. Niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasigiye nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'icyo tugira inama ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe umaze kumva iyi nkuru, yisangiza abandi kugira ngo bumve aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.